ko mu gice gisatira dufite n'ikibazo akenshi dukunda gutera amabuye umwataka nta mwataka kandi koko nibyo niba ugarutse mu mikino ingahe ukafitemo ibitego bitatu umaze gutsinda nikigaragara ko udafite atake nziza muri ibyo bitatu harimo bibiri byancuti ntako atagize ndashaka kugira ngo ngaruke kuri iki kintu mvuga kuri iki kintu mu by'ukuri ntabwo twe dukeneye umwataka pointer cyane kuruta uko dukena ba mababa nje kuri side nyine ko mbibona ubwo n'izindi position nyine kubera ko umwataka se ko twibukanye muri ibitego bitatu byatsinzwe nicyo gitego cyateguwe ni cy'umutwe ni baro hari baro igeze ku mpande irategurwa igezwa hara muri boxi hari umupira wavuye mu ba playmaker dufite bategura igitego baragitsinda yadide wikwirushya nje mbona ko icyo atari cya point kimwe nakubwira ni kimwe kujya mu gikombe cya Afrika ntitwigeze tubitegura nari umwana ndabyibuka muri za 2004 niga nko mu wa kabiri cyangwa gatatu primaire 2004 ko 2004 habye so habaye ibintu byo guhindura tuva mu kwa 9 tujya mu kwa mbere cyane 2002 byabaye tuva nari nko mu wa gatatu niba turi mu wa gatatu ni mu wa kane ari kureba ukuntu bajyaga babwira ngo Desire babwiye ba Desire na bakatuti bakinaga i Burayi ngo niba barebera abakinnyi badafite babashakira abakinnyi haza abakinnyi bakina match za gicuti bareba Saida Bedi ukuntu yari ameze neza ari gutsinda ibitego ari mu top scorer mu Rwanda akina muri Simba ni yari Espoir niyo yitwaga Simba baramufata ukuntu champion y'u Rwanda yari imeze icyo gihe za Rayon Sports zarakubitaga nibwo apire yatsindaga za Zamalek champion ikomeye baragenda bankadre equipe ku buryo muri 2004 bro reba 2004 leta yaremeraga ikavatiri bamwakiniye bugane muraramutashye babohereza indege mugomba kuza president wa Republika agahagarara ku kibuga cy'indege ategereje equipe nationale uburyo bantu bose barimo natwe mu cyaro kumva bugabona abana bose abana bato bavuka bitwa bagatete Jimmy abantu biyita amazina bitwa bakizito Mani Fred abandi bitwa bantaganda bitwa bandi mu mitima abantu birimo ariko u Rwanda kwe kuntu tusigaye tusa nkaho ubona tutizera ibijyanye no gutegura njya nkunda kubigaruka iyi statement nkunda kuyikora abantu benshi bakandeba nabi turi mu gace kataza umupira Sekafa muri Afrika niko mu turere dutandatu tugize kafa kuko habaho akarere k'amajyaruguru akamajyepfo iburasirazuba naho hagati ariko Sekafa akaba akarere ko hagati karimo za Kongo na za Cameroon akaba iburengerazuba bagira uduce tubiri hari wafu A na wafu B West African Football Association n'ibyo noneho ikintu ugiye kureba Sekafa niyitafite igihugu na kimwe cyakinye igikombe cy'isi harimo ibikombe bya Afrika nibyo Ethiopia igira kimwe niba Ethiopia igira kimwe na Sudan kimwe harimo ibikombe bya Afrika bibiri urumva nabyo bya kera kuko Ethiopia gitwaye hakiri kare cyabereye iwabo hakinye amakipe ane bahagaritse ijya kugitwara bari bahagaritse Afrika y'Epfo bayihananga parité ngo ntiyemere kwitabira igikombe cya Afrika bakina n'amakipe atatu Ethiopia iragitwara na Sudan niyo muri iyo myaka hakiri intwari bura ubwo ibihugu bibaye 13 nujya kureba uzacunga ibihugu byinshi bikunda gusigara ubu ngubu tuvare mu bihugu byo bitangwa ni pays limitrophe Tanzania ntizagenda tuvugishije ukuri ninagenda ni Bahawura ubirakina na Ethiopia Guinea iya Girashi yagaruye Michel Dissier Kongo yamaze kubona qualification ntibigutungure Guinea ibonye amanota kuri Kongo kandi ifite match ya nyuma izakinamo n'ikipe y'igihugu ya Tanzania izawubona ari Girashi ari barabati abagande bagiye inshuro ya 9 Uganda rega ntabwo turi revi abagande bakiye finali igikombe cya Afrika muri 70 bakiye finali igikombe cya Afrika cyo cy'imyaka 20 nta rushanwa na rimwe abagande bataritabira muri 2021 abagande bitabira amarushanwa yose ya CAF imyaka 17 imyaka 20 igikombe cya Afrika futso umupira w'amaguru 2019 nabwo bari bavuye mu gikombe cya umupira w'amaguru ukinirwa ku mucanga futsa byose baritabiriye barakina ibintu byose bitegura na kafu barabikina memo ubugane ntabwo turi review barategura muri ako gace kero kataza umupira w'amaguru u Rwanda nitwe dukora bikeya bya fundamentals by'umupira w'amaguru ko natwe muri ako gace turi mu baswa kuko Sekafa imaze gukinwa inshuro zirenga 20 ntabwo twayitwaye ibintu byo kuvuga ngo Rwanda be twaturanyije equipe A iruta izindi zose selection idoramo ntizayitwara abo twitaga ngo ngo ni option B abari bo bayitwara ari yagihe ubizanye muri iki gihe cy'ubu ngubu kwa football moderne
niba Rwanda A ikipe ya mbere ubwo niba akakwiye ko yaragiye abandi ngo bari bamuhajiri n'abayoruke n'abakimusabo batatubanyije nibo bagomba kuba bayitwara ubwo nibo bayitwaye twe dufite Sekafi reba mu bijyanye no kuvuga ngo muri aka gace ka Sekafi indi ngingo igarukaho kakwerekeza ko ari agace katazi umupira n'abakinnyi 5 bonyine mu myaka 21 ishize 24 ishize bavuye muri shampiyona zo muri Sekafa bakazisanga arageze muri shampiyona zikomeye ku mugabane burayi. Saidoni bazonyiza kiwe muri ka abavandimwe babiri McDonald Mariga na Vincent Wanyama Bernard Samantha na Yusufu Nyange ni 5 bavuye muri Sekafa muri shampiyona barakandagiye muri shampiyona ya Kenya y'u Burundi ya Sudan yandi bakazisanga banakina muri shampiyona zikomeye ku mugabane burayi. Umunyarwanda kuzarota gukina muri shampiyona uzareba abanyarwanda bacu bakina hanze ashaka kuba bakina 3 cyangwa 4 ariko utoranyije nk'iminota bakinye muri rwa rutonde babahamagaye mu byiciro nabyo bidakaze bakinamo uzakora urutonde rw'imikino taba bakinye nko mu mikino 15 urumva ni iminota isaga 1,100 uzaturanye usanga bafite nk'iminota 300 nawe ugasanga ni nk'iya Jihad niya Mutsinzi Anje wagize anniversaire nziza kuri we ugasanga n'indi mike ya Thierry nawe ariko ni champion idafatika muri Libya niba ari equipe idashobora kwerimina Simba iri kwiyubaka nabyo bita bitwereka icyo kintu cyo kuba tudasubira hasi. Umupira w'amaguru uvaye umupira w'amaguru uva mu bana nujya kureba umuco w'umupira w'amaguru bamaze kuwambura abantu. Reka ngo urugero nkwibutse nk'akantu wenda mwewe muri bato nta munsi nta birori na bimwe byabaga reka mbibutse twe mu bihe byacu kera habaga iminsi ngo umunsi w'umwana w'umunyafrika umunsi w'mpuzamahanga hari umugore umunsi wo kurwanya sida umunsi ngo wenda wo kwibohora umunsi w'ubwigenge se cyangwa umunsi wo gukunda igihugu itacyambere ko 10 murabyiruka uzacunga nta birori na bimwe byabaga hano mu Rwanda ntibakina umupira w'amaguru ugasanga ngo abayobozi b'akarere barakina wenda na position ya gisirikare yegera aho hafi cyangwa se ikigo cy'amashuri byegeranye TTC wenda ngiye kamfatiri wa Kirambo irakina na eski match amicale zisoza ubu nguzi kuntu bisigaye bimera yaba y'ibirori batumira umuhanzi ubundi bakanywa bakenjoyinga ibintu bikagenda nta ibibuga byinshi ibigo by'amashuri byinshi byafashe bya bibuga twakinagamo umupira ababikira bakamo amashuri ibindi bashyiramo amajaride bakubara bikodesha ibigo byinshi bikora amafaranga mu guhostinga ubukwe jaride nziza zo kwifotoreza kuri école primaire wenda ya runaka ibiki byose nta umwana mu rugo twabaye abasirimu cyane haba ari amavaze n'ibiki uwo mwana nta kinera ku ishuri no mu rugo nta kinanga ari kwanduza irangi cyangwa ngari gutenga ngo kwishuri ngari kumena ibirahuri azakina ryari. Umupira w'amaguru hera mu bato Ibugande msoza impamvu banakomeza kuyitoyoboza inkoni y'icyuma bafite amarushanwa 99 registered umwana wabuzahana kina muri amarushanwa 99 wamubona ngo nta mupira bazo bisa nkaho ubibumbiye hamwe saa 12 kuwa mbere ni umusozi wo kurira ugoye cyane. U Rwanda ruzakirwa n'ikipe y'igihugu ya Nigeria, Libya yakira ikipe y'igihugu ya Benin barwanira tike kuri Benin igomba gukora ibishoboka byose ikayikura mu gihugu cya Libya. Tuve mu